ushaka iteka mwami birakoze umurambo wawe wowe munyagirwe kumanywa na nijoro ndagushaka iteka wiruhu umukiza we natwe turire none turire ngo ihangane ihangane kumvishe izo kumumbura mwarashakanye ngo twihangane bro boy shaman ihanganire mwana mufate ihangana natwe turamubuze amen tugereje kugira ngo turirimbe mwumvise tugereje kugira ngo dufungure riririmbe indirimbo ya 44 izarangirira kuko kudapfa kuzakuraguka nimara nzabona umukiza wanjye kandi azaba anyakiranye ibyishimo nzamumenya nzahagarara imbere ye nyize nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye azanjyana mu mudugudu utaba nk'ijavu niho nzambarira imyambaro yera nimuragukira nzabona umukiza wanjye kandi azaba nyakubona umukiza nzamumenya nzahagarara imbere ntabwo gufotora kereka n'ugenda ufotora ariko abafotora ntibahagararamo hano bose ijuru na cyiza dutandukanya kandi ntituzakubona umukiza nzamumenya nzahagarara imbere ye nyije nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye nta mudugudu utaba mu ishavu nzambarira imyambaro yera yajya nibana nawe imirimo yamutse cyane nifuza kubona umukiza nzamumenya nzahagarara imbere ye nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye I
kora kuri uwo muntu muri babiri turaba turi bane ntabwo babiri turi muri Nyamasheke Rusebeya n'ibindi ndibuze kubabwira mu kangaha yavukiye ni muri uyu mudugudu n'aka kagari n'aka karere ndetse nino muri uyu murenge bita muri
Kirimbi, bahita muri Kirimbi, Muhororo, bakahita Nyamasheke. Dore imbogo uyu muri kubona ni umwana we, ni umwana w'umuhungu asize ufite imyaka 11 cyane. Murabizi yuko mu itangazamakuru ntabwo twemere kuvugisha umwana cyane cyane uri muri ibi bibazo nk'ibi ngibi. Aha ngaha rero niho tugiye gusezerera Dore imbogo. Itangazamakuru ni ryinshi, aba influencer, abakinnyi ba filime ndetse abavandimwe be n'umuryango, inshuti. Ndiho ubu ngubu n'ejo nzabaho, ariko se ejo hazaza ko ntahazi atarahange ndagute. Inkuru y'urupfu rwa Dore imbogo twayimenye itariki 27 z'ukwezi kwa karindwi, ariko nguko turimo niho Dore imbogo yavukiye. Ubu butaka turiho niho Dore imbogo yaboneye izuba 1994. Turihanganisha umuryango, turihanganisha abavandimwe, inshuti. Turi buze kugerageza tumenye ese abayobozi b'aka gace turimo barabivugaho iki, ese babashije kwifatanya n'umuryango muri rusange. Gusa ikigaragara hari aba influencer bagiye batandukanye, hari Ndimbati, hari Manibu, hari Yakamwana, hari ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Nanjye nkuko muri kumbona bagira ngo nshimire buri munyarwanda wese wagize icyo akora kugira ngo Dore imbogo cyangwa Vava tumushyingure mu cyubahiro, tumuhe icyubahiro akwiye, tumuhe agaciro nk'ako yahaga buri munyarwanda wese. Dore imbogo yatanze ibyishimo, Dore imbogo yabaye umuhanzi, Dore imbogo yakinnye za komedi, Dore imbogo yaramamaye mu gihugu, abantu baramukunda no hanze hayo. Niyo mpamvu dukwiriye kuba hafi umuryango we uko bwije nuko bukeye. Yaba aba bana asize abana babiri b'abahungu, umwe ufite imyaka 11 n'undi ufite imyaka 5. Turagira ngo byanga byakunda buri munyarwanda hari dukomeze dushyireho, dukomeze dufashe umuryango wa Dore imbogo, bityo n'abana be bakomeze babeho kandi bagire icyizere cy'ubuzima. Reka ndekera aho ngaho, ibindi murakomeza murebe video. Yarengewe Fatima Marisha. Ciao ciao. Umwanya wacu wo gukomeza guhagarara turebana, ntabwo igikorwa cyacu cyaza kugenda neza. Igikorwa cyacu rero ubu igikurikiyeho, umuvandimwe tugiye kumukuramo aha tumujyane kwa musaza we nk'uko babyifuje ko ariho buri wese ari bumusezerereho. Hanyuma tumara kumusezeraho ubwo ibindi birakurikira. Nagira ngo nsabe ba bantu badufasha mu modoka, hanyuma tuzamuke tugereyo, ibindi bikorwa bikomeze. Bakunzi bacu, ni umunsi navuga ko ari umunsi w'akababaro cyane, umunsi ubabaje cyane, aho ubu ngubu uwo bita Dore imbogo ubu ngubu ni umunsi yitabye Imana. Urabona ko ari kururutsa umubiri wiwe bawujyana aho bagiye kumusezerera. Ni ibintu bibabaje cyane, muri make sinzi icyo navuga ko murabona ko abantu benshi bitabiriye kuba baza kuba bamuherekeza. Biraza kwitegerezwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Nsengiyumva Valentine rero ko umuntu wenda umwumvisha akabumva utarasanzwe umuzi, n'uwo bita Vava wamamaye ku izina rya Dore imbogo, akaba yaravutse tariki 10 z'ukwezi kwa 10 1994, akaba yitabye Imana tariki 27 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024. Muranyihangane 1992 nibwo mbona yavutse. So ubu rero nkuko mubibona, muri kubona ko nyine bari kurutsa umubiri wiwe. Uyu nguyu ni umwana wiwe w'imfura ku myaka 11, akaba yitwa Firdausi
ndetse kandi bamaze kuvuga ko ubundi bavuka nawe ntabwo ari hafi ngo nuko nguko bimeze. mukomeze mukurikirane ntimujye kure, tuba turi hano kugira ngo tubamenyeshe uko bimeze kose, kandi turagerageza turaharanira kuba hafi. nuko nguko nuko bimeze, muri kugenda mubibona, muri kubibona ko ubungubu urabona ko barimo barazamura umubiri wa Valentine Nyansengiyumva Valentine witabye Imana ku itariki 27 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024. Uyu ni umwana ngo abere umwisenge neza, uyu nguyu uri imbere uri inyuma akaba ari imfura yiwe, akaba ari imfura yiwe bakamwita Firidawusi. Urabona nyine ni muri akababaro muri kano karere ka Nyamasheke, ndetse kandi navuga ko nibibabaje cyane, reka nkomeze mbihanganishe mwebwe muri kubona bino muze mwebwe hagira umuntu ufasha hano yaracamo uri mu ufasha mutekereza ariko simurora, umusubiri uza yagushaka iteka, ntuje niyonganya ngwino mutubane mbone gutungana, kumanywa nijoro ndagushaka iteka, miruho umukiza we twigumbanire, ndagushaka iteka nyigisha ibyo ushaka, winginga usohore noneho amasezerano, abari mu nzu tugerageze gusohoka, ba bantu badufashije guterura rero ukomeze ushaka iteka mwami berakoze, umurambo wawe wowe munyagirwe, kumanywa na nijoro ndagushaka iteka, umukiza we natwe turire none turire ngo ihangane ihangane kumvishe Izo kumubura mwarashakanye ngo kurengana. bro boy shaman
mumufate ihangana natwe turamubuze Amen. Tegereje kugira ngo dufungure iririmbo. Indirimbo ya 44. Zarangirira kuko kuzapfa kuzakura gupfa nimara gukira nzabona umukiza wanjye kandi azaba nyakiranye ibyishimo nzamumenya nzahagarara imbere ye nyize nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye azanjyana mu mudugudu utaba nk'ijavu niho nzambarira imyambaro yera nimara nzabona umukiza wanjye kandi azaba nyakubona umukiza nzamumenya nzahagarara imbere ye ntabwo gufotora kereka n'ugenda ufotora ariko abafotora ntibahagararamo hano bose kiza dutandukanya kandi tuzakubona umukiza nzamumenya nzahagarara imbere ye nyize nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye nta mudugudu utaba mw'ishavu nzambarira imyambaro yera nzajya nibana nawe imirimo ya Mose cyane nifuza kubona umukiza nzamumenya nzahagarara imbere ye nyize nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye
kora kuri uwo muntu Tamu